Ndi papa SAVA. Hoya humura nawe ndakubwiye ngo ndaje mu kanya tubivuganeho neza. Fitemo umuntu kandi urumva ntago nakinga bitararangira. Kandi nkubwira ko ngiye namaze kwambara. Kose mwagiye umva tuzakorana gute ariko utumva. Weho ndakubaza ikibanza nimba cyabonetse ngidaje nishyura. Oya mva kandi. Sinyine bunumva ndakubwiye ko shaka kuva muri iyi business nyine y'inzoga nkajya mu bigendanye n'imbuto. Si ibyo se nandi nkubwira nyine ko ndaje turavugana reka nkomeza akazi. Bite mano. Turaza kuvugana ho. Uryoherwa. Bire mano. Mundebere. Ubu nk'uyu mwaka wa amasaha urinjira hano gute? Ngo sokana fafa. Soka ugende. Dore aho winjire soka. Gira vuba. Mano. Umuntu ni uri kwita umwaka. Urabona ari umuntu cyangwa n'umuzimu ugenda ahubwo waye amasaha. Ko bundi bavuze ko abadayimoni bagenda ijoro n'imizimu yagenda izisate. Yego nyine wenda nkaba nabo mwako. Oya ntaguri umwako rwose. Urumva pasiteri n'urusindano rurabutera n'umunyu ngo mu gitondo ukawutera n'ibirunga niko bajyaga bavuga cyangwa inturo yahukanye wenda nkaba umwako ariko mano ukagira ko twabanye. ngo ngagira ko nagize gute? Ko ngiye nagize gute? Twabanye najyaga harya pastor kagasaza kitwaga nde bundura. Shawisa papa SAVA wari shobuja wawe. Ntabwo ari ngo ngiye nawe twarabanye ngiye nawe. Hanyuma nyine nkabashaka urumva nyine niba ibihe bihinduka ukaba wagira gutya ukandemera. Ariko ni munyumvira nkubwira ngo ino mwako ngo nkakugira gute giyewe ngo nkakugirira gute ukandemera nkakuremera ngewe. Uhishije ubunaho sinzi nitwe nshubundi ko ntaza kugakenera. Nukuri si yafu yawe. Ako disi ndimbati yari yarambwiye ngo niduteka ubugari ngo tuzamuhamagara. Ndimbati saha hano. Nese ko yari yavuze ngo azaze tubusangire. Yaravuze. Ko guhisha ibiryo ukavuga umugabo w'abandi si keza. Si koko ko ari uko isi yabivuze turanga. Ujye ubivuga turi guhinga nyine ariko byo kuba ibiryo bihiye ukajya kuvuga umugabo shyiraho yindi ariko. Shyiraho yindi. Indi fi nyine kwa ngo urusenda ndushyirire mu rumurimo. Icyo. Se ntwari kwishyiraho nyuma se. Zana nakunyo. Ubwo numvise ngo umunyu wo ku meza si mwiza.
Simwe ko ugiye kongeramo. Mugaye. Waririye. Kize mu rusenda rwinshi. Ruraguhitana noneho. Nazanye amafi maremare. Biraryoshye se? Amagara uwo muhungu waze tumuheze. Manu! Kadogo! Kado! Zana isahani! Muryoherwe. Yego. Papa sasa mfashe umukate w'ubugari. Kaze marira agasosi. Icyo babaha dore yuko iyo mwabonye bayateka ntibabahe kujya gukwiza muri rubanda. Ndekeraho. Ngiraho ukajya. Mahagafi. Ati. Ese boss. Nyine na kagari kari gatoya. Kwari gato pari raporo y'ubuye wahashyize. Ni gato se ubundi ubwo bundi uri bushyire mu yihenda. Ariko narumiwe kuko. Ariko iby'abakene bingiye biranyobera. Ubuvuyi wanyu ankirositome, asikarisi, amibe, imbarabara, impiri zikuzuye mu nda zarakunyunyuje uti nje kudodokera kwa papa SAVA. Ninjye wakugize urudodo gutyo. Iyo bwaki y'urugonga ninjye wayiguteye urinda umbwira ngo ni gato. Ese papa SAVA uwamwongeye akagari katari ikibazo. Uraje. Murahinda. Arewe. Reko butari y'intambara. Uramwongera ubugari se niwe wabuhashye. Buriya bugari burahagije. Ahubwo iki? Zana iyo sosi mwereke. Sukamo hano mwereke ko mbigenza. Burya ibishyimbo. Hariya ntihari ibishyimbo. Ntihari akira cyo gukora. Benda. Uramumenyereza amafi. Umwujuzemo poroteyine. Ubundi agenda azutura kanoza. Ubwo azajya yirirwa mu bagore bose bakaritsiye bose. Uzajya umubona ngo azakora akazi se. Uramurundira vitamine. Uzajya umubona ngo azakora akazi. Nta bishyimbo bihari hariya. Ni duke natwo. Nako Vanga niyo mitwe. Birazahura ubuzima bukaza. Wenda wazana kabiri. Imitsi ku maboko wagira ngo ni imishoro y'imyumbati. Nta kandi gatwe nari muhaye ntabwo muhaye. Wagira ngo mondosheho ubuzare cyangwa nawe ugira ngo azajya apfa uburenda. Bisaba nuko ngo kubuntekereza. Mva mu maso se. Abandi bakozi barya amafi. Kabiri kanga abonye abandi bakozi barya amafi cyangwa abandi bakozi barya ubugari karite ya mbere. Ko ntimugasesagura. Yaje ameze ate? Akiza magana umwishyuza isabune. Atamuye inzobe nawe umwishyuza amavuta na proteine na vitamine yirirwamo. Nawe ngo ugiye kujya umumarira ry'ibyo. Jya mumenya icyiciro murimo. Papa SAVA. Nako muze wari papa SAVA kera. Ubu nta nicyo. Nimba ushaka ibizete, nimba ari amoya, nimba ari amara, nimba ari ibihaha, nimba ari imirizo, brushete n'ibihumbi 2. Kandi y'ibyo mubwiye. Urumva? Manu. Kandi ushaka ahantu bagutere kugenda ujya kubirira usohoka hanga udatuma abakiriya banjye abura aho baza kunywera. Manu. Ariko se urumva wana ariko se uri nuko umuntu umva nugukize ukabutunze pe. Sibyo?
ariko ntabwo rero ugira. ariko natwe ibisubire twarabigize pasi. ariko se urinda uvuga ngo ngiye ntabwo rero ngira gute njyewe uyu nguyu namukorera umuntu muzima atari umuzima nguko urumva ntabwo ari umuzima mukorera ikintu cyose ndamumesera no kumwoza harabura gato burahara nibuka ndibuka usanga kwa digidije arimo nkuba imbyiro uvuga ngo sinacyo ko byagenda kose ubu narakeye di urumva ubu narakeye nabo nabukoreye wanyirukanye gute navuze ngo tumuka naratumutse ubu se ayo wamaye hari uko ageze umemba gira vusoke Manu gira vusoke baguha iki papa Sava ugize uti oya ugize uti uzi ko nahita ngutumura ni ngiyo umwe nkayishyurira nta soni ngo bamuhe iki nimba hari ikintu ushaka kumva mubwire nimba hari ikintu ushaka kumuha ugiye kukimuhera aho nareba aha ngaha nta kintu gihari dore aha nta kintu gihari ndacuruza ntabwo curuza se ibyo guha imihirimbiri ngiyi oya ndakwishyura nicyo afata ndakishyura nakubwiye ngo ujye kubyishyura ahandi aha ngaha nta kintu gihari deja ndanafunze niba nta gihari wowe warongeneye mfumbatiza ntacyo nimba warongeneye mfumbatiza ntacyo ariko umva nkubwire buriya muze buriya ngo utarabyinirwa n'abazimu agira ngo arusha abandi guterekera urumva rega nta soni ugiye kumuha buriya utarimirizwa n'ibyago agira ngo inkaka y'iminsi yaramuhiriye shyikira urebe uko wigira gira vase umbwira aha ngaha hano uri guca iyo migani nawe ariyo werekera nerekera ikuzimu nk'aho uri se cyangwa ahubwo nerekeza ijoro wowe uzatura nk'umusozi se nibura wabaye waranyigiye warigiye ejo noneho abo bazimu bazaba babyina ikinimba hano nibabyina ikinimba uzaza uceze n'ubundi nirigusigaje nasoni n'amaso mabi yahenengeye wagira ngo ni imyobo ya toilette itindishije imivovo zingatuka n'iki se waretse nkamubwira akira mwishyura ingarura nigendere akira jana nibwo faranga bwawe nawe ariko banzu narwaye mu mutwe zigusa banzu narwaye mu mutwe kandi nasoni izongera iturumbukayo umva nkubwire mu byo utekereza ntuzongere gutekereza kwinjira kwa Manuti turumvikanye ibyo wakoze birahagije